Nongeye kugusuhuza no kuguha ikaze wakoze subscribe kuri The Mix TV Rwanda. Nk'ibisanzwe rero gahunda y'uyu munsi ni uguteka. Umwe mu bakunzi bacu yatwandikiye kuri TikTok adusaba ko twazamutekera inyama y'akabenzi. So guess what? Uyu munsi rero tugiye kubatekera inyama y'akabenzi. Abakunzi b'akabenzi ni mujye kuri. Abatagakunda kandi namwe sorry. Mwihangane. Inyama y'akabenzi ngiyi. Tugiye kubatekera akabenzi keza kandi karyoshye. Wajyaga ujya mu kabari ukaryamo akabenzi ukibaza ati se ngewe nabasha kubitegura? Hoya, wijya kuri ya The Mix TV Rwanda umwanya n'uyu nguyu kugira ngo nawe ukurikirane uko uzajya ugategura wicaye mu rugo. Hagati aho rero wowe mushyashya kuri channel ndagira ngo gusabe ukore subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigenda bigucika bitandukanye. Kore no kukazogera kandi biko no gusangiza inshuti y'abavandimwe bawe. Akabenzi kacu rero turabanza tukakaronga. Ngewe nkaronga inshuro ebyiri. Mbibutsa yuko biba byiza iyo ugiye kugura akabenzi ahantu hizewe kandi ukagura akabenzi kataraye, katagiye muri firigo. Ngewe impamvu mubwiye gutya, mfite ahantu hizewe nkagura kandi bakabaga uwo munsi. Impamvu mubona gatukura gutya ni akabenzi kaba karariye ibyatsi, kararishije ibyatsi. Okay, so urabanza ukakaronka inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, hanyuma warangiza ukagashyira mu isafuriya itarimo amazi. Itarimo amazi. Akabenzi kacu rero ntago turi bukarye konyine, turakarisha ibirayi bitetse mu mavuta, nabyo uraje ubibone mu kanya. Ukoresha ibirungo bisanzwe nk'ibyo ukoresha mu nyama n'ubundi. Ujye guteka inyama ugakoresha poivro, seleri, tungurusumu, inyanya, ibirungo bisanzwe usanzwe ukoresha mu nyama n'ubundi. Nk'uko twabivuze ubushize rero, biba byiza igihe cyose ugiye guteka inyama, waba ugiye kuzitogosa, waba ugiye kuzimarina, waba ugiye kuzikorera ikindi kintu icyo cyose, uba ugomba gushiramo umunyu mukeya kugira ngo inyama zize gufata umunyu, zize kuryoha. Rero mu kabenzi kacu dushyizemo umunyu mukeya, nta mazi ushyiramo. Uzishyiramo umunyu muke kugira ngo utaza kuba mwinshi mu birungo, uza kuba uri bwongeremo magi iyo ushyizemo umunyu mwinshi, kuko akabenzi ntabwo kajyamo isosi please. Hatazagira umuntu uteka akabenzi ngo agashyiremo isosi, bibaho, ntabwo akabenzi kajyamo isosi. Ariko wenda reka no guca iteka ushobora gusanga wowe hari uko ugateka kakajyamo isosi, ariko byiza cyane ko akabenzi katajyamo isosi. Shyiramo umunyu mukeya kugira ngo uze gushyana n'inyama birusheho kumoda, kuryoha. Okay, tugiye kureba rero yuko akabenzi kacu uko kameze. Muribuka yuko twagashyize mu isafuriya nyuma yo kukaronga inshuro ebyiri, ntago twigize dushyiramo amazi, ariko usanga harimo wagira ngo washyizemo amazi. Ni amavuta avanze n'aya mazi uba warongesheje aba yagiye akwiramo. Ibirungo turi bukoreshe rero mu kabenzi kacu nk'ibisanzwe, nababwiye ko ari ibirungo turi bukoreshe dusanzwe dukoresha mu buzima busanzwe. Harimo tungurusumu, hakabamo poivro, hakabamo igitunguru, hakabamo na magi. Turashyiramo n'akariko gakeya. Ibirayi nabyo turi kubitegura ku ruhande. Iyo udafite ibirungo bihagije ushobora kugateka nta kibazo, ariko biba byiza iyo ufite ibirungo bihagije kugira ngo kaze guhumura. Ntago mu busanzwe ntago akabenzi kagira impumuro yindi yihariye, gahumura nk'inyama zisanzwe, ariko kubera ko nta sosi biri bujyemo, nta bindi bintu uri buze kongeramo uretse ibirayi waje guteka hirya n'ubundi mu mavuta, ibyo uri bushyiremo. Niyo mpamvu ugomba gushyiramo ibirungo byose kugira ngo kaze guhumura. Inyama zacu rero iyo zimajije kubira nk'iminota
nk'iminota 20, uba ugomba gushyiramo tungurusumu kugira ngo nimba hari ibibazo zifite bikemuke. Ushyiramo tungurusumu nk'uko nabibabwiye, nuko njye nshyiramo tungurusumu. Yego, ushyiramo tungurusumu, wamara gushyiramo tungurusumu ukavanga kugira ngo zikwirwemo hose. Iyo zimaze guhindura ibara utasobanukiwe neza, niko kuko twazishyizemo zitukura, dore ko zamaze guhinduka. Iyo zimaze guhindura ibara nibwo ushyiramo za tungurusumu zacu kugira ngo bigufashe kugira ngo zishye vuba. Hanyuma yo gushya, ibindi birungo tubishyiramo nyuma. Iyo y'amazi yo mu nyama ntabwo ushyiranamo amazi y'amazi yo mu nyama, kuko n'inyama ziba zifitiye amavuta. Iyo byamajije gukama nibwo ubona gushyiramo ibindi birungo. Inyama zacu rero zamajije gushiramo y'amavuta y'amazi yandi twabonaga ariho hejuru, zamaje no gushiramo amavuta yazo, kuko aya mbere nayakuyemo. Dore uko zisa, zamaje guhindura isura. None ni tayari ko tugomba gushyiramo ibirungo nk'ibiteka inyama bisanzwe. Bajya kujya mu kabari bakaguha akabenzi, ukabona akabenzi kameze gutya bikagucanga, ariko ni ibintu byoroshye cyane, nawe wibereye mu rugo wabyikorera. Ubwo rero ntago twari twicaye igihe twari dutegereje yuko inyama zishya, twari turimo gutunganya ibirayi biri buze kugendana nabyo. Ibirayi byacu ubironga bimeze gutya, urabironga kuno, warangiza ukabikatamo ibice bimeze uku, ugakuramo ibice bimeze gutya. Iyo ubishatse ubona ibirayi ari binini cyane, urongera ugakata nanone uko. Iyo ubishatse urongera ugakata nanone gutya. Urongera kongeramo, hakavamo ibirayi bimeze gutya. Hanyuma ukabiteka mu mavuta nk'ukuntu umuntu ateka ifiriti bisanzwe. Za nyama zacu rero nazo zamajije gushya, zirahumura cyane, ziraryoshye. Wow! Ku buryo zimeze nka za zindi tujya mu kabari kurya, cyangwa quelque part hahandi hahandi tuziranyeho ukase za hehera yarakuhavuga nako. Nuko zimeze, ugakata ibirungo. Murabyibuka muri video y'ubushize yuko ntago twigize tuzishyira tuzivanga n'ibirungo. N'ubundi niko turi bubigenze. Ndabanza ngashyiramo pavuro nk'ibisanzwe nk'uko naberetse ubushize turimo guteka igisafuriya. Mbibutsa ko kandi wowe utarakora subscribe kuri The Mix TV Rwanda, umwanya n'uyu nguyu, inkunga yawe irakeneye. Ukande share, ukore na comment, hanyuma usangiza abavandimwe bawe, inshuti zawe ko ushaka kwitekera akabenzi wibereye mu rugo, cyangwa ugatekera abashyitsi bakarya. Nanone ko ntago ariko abantu bose barya akabenzi, abatakarya mbiseguyeho namwe. Inteko yanyu soon iraje hano, buri muntu wese agomba kuhisanga. Iyo umajije gushyiramo puwavuro utegereza gatoya kugira ngo imere ifate amavuta. Mbibutsa ko kandi mu kabenzi burya ntago bashyiramo amavuta, kigirira ubwako amavuta, hakiyongeraho ayo uri buze gutekesha ifiriti, uri buze kuvanga n'akabenzi. Urumva ko ku muntu udashaka kubyibuha, waba ugiye gufata ibintu byinshi ugiye gushyiramo amavuta mu kabenzi. So kurikira rero. Birahumura, birasa neza. Mbese ku bakunzi b'akabenzi ndakubwiye ngo ni ubutamu, bimeze neza cyane. Pavuro zacu rero urumva ko zamajije gufata irangi. Tugiye gushyiramo igitunguru. Nkunda ibitunguru, niyo mpamvu iyo ngiye guteka kenshi ibiryo by'inyama nkoresha ibitunguru byinshi. Nabikase muri buno buryo, nawe ushobora gukata mu buryo bukuryoheye, ariko kuko uba uri gushyiramo n'ibirayi uba ugomba kubikata forme ijya kumera nk'iy'ibirayi. Yes,
bikarushaho kuryoha no guhumura kumera neza. Sereri turaza kuzishyiramo, hanyuma nazo dutegereze ibirungo byacu bibanze bishye. Inyama zacu rero ibirungo byahiye, nazo ubwazo zahiye, dore nuko zisa. Ni uku nguku zisa, kugira ngo umenye ko zahiye, zihindura isura zigasa gutya, amavuta yose ashiramo, mbese ziba zumutse uku nguku zireba. Yes, uku nguku ndakeka ariko ujya uzirya ariko ujya uzirya. So ubwo tugiye gushyiramo inyanya, undi inyanya, niyo mpamvu nteka inyanya nyinshi. Tugiye gushyiramo inyanya, nizimara gushya dushyiramo. Wow, birasa neza cyane. Kandi uko turi guteka inyama niko turi guteka ibirayi ku ruhande, kugira ngo bize guhera rimwe. Inyama zacu zatunganye, noneho ubu ngubu turi tayari yo kurya. Inyama zacu zatunganye, dore nguko uko zimeze. Akabenzi kacu katunganye, dore nguko uko gasa. Tugiye gukurikizaho bya birayi. Muribuka yuko mu gihe twari dutangiye gutunganya akabenzi kacu, twari turimo no gutunganya ibirayi biri bugendane nako. So nguko rero ni uku nguko ibirayi bimeze. Twabishyize mu mavuta, byahiye, bimeze nk'ifiriti. Uhita ufata bya birayi ukabisukamo, warangiza ukavanga kugira ngo n'ibirayi bifate ibara ry'iki, isa nyine n'ibirungo washyize mu kabenzi kawe. Ibi biryo biraryoha, ku bakunzi b'akabenzi kararyoha. Uzabigerageze mu rugo, uzabigerageze n'inshuti zawe, uzabigerageze n'abavandimwe, muzabiteke, biraryoha pe, biraryoha cyane. Dore nguko bihita bimera bivanze n'ibirayi. Nguko ndumva nabereka pe, dore nguko uko bihita bimera. Nuko bimera. Mwakoze kubana natwe, mwakoze gukurikirana ino video kuva itangiye kugera irangiye. Ni uku nguku dutegura akabenzi. Hanyuma rero ntitwibagirwe ko hano hari harimo sereri zacu tugomba gushyiraho, kugira ngo akabenzi kacu kahumure cyane cyane. Bakunzi b'akabenzi, nababwira iki? Muzaze dusangire ubutaha, cyangwa se muzabiteke mutubwiye muri comment uko byari bimeze. Hanyuma rero nshuti zanjye, ndabinginze abatari bakora subscribe, umwanya n'uyu nguyu, mukore like, share ndetse na comment, musangize inshuti n'abavandimwe. Ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu byoroshye pe, muri make ku muntu wese w'umutetsi. Ni ibintu byoroshye, ntabwo bikomeye. Ni ukuronga ibirayi ukabikatamo uduce bitewe n'uko ubikunda. Njyewe nukore nakase uduce duto ku nyama, niyo mpamvu nakasemo uturayi dutoya. Iyo kasi inyama nini, ukata n'ibirayi binini nyine, kugira ngo bibe bingana hose. Iyo amaze kuresingaho rero kano gasereri kacu, uravanga gutya, dore nuko biza bisa. Ubu biri tayari kuribwa. Mbese nta kintu nabona nababwira, uretse ko mugomba kuzambwira muri comment section ukuntu akabenzi kacu mwakabonye. Ese ibi bintu mwabikurikiranye cyangwa tuzasubiramo? Murakoze cyane. Ciao ciao, ndabakunda mwese.